ndagira ngo ntangarize abanyarwanda bose muri rusange ntabwo nshaka agasuzuguro kuri muntu mu munyamurureho munyamurure ndakarabye munyamurureho ntiyongere kumvuga izina rya ryibagirwa ndagira nsabe Claude nawe kamanze mwiyame Claude se murapfiki ndakwiyamye Claude mupfuye ikiza Claude no mupagani Claude nzikari inshuti yawe oya kwarava umunsi ni Babylon yakabaye ndi umupagani banarafashe umutwe wa mabitangaza umutwe wiwe nkawushyira muri envelope nkawugenda kuri RIB yewe kubera ikiza ubugome yankoreye ubugome mama bitangaza se ramugo yarambabaje mateka yanjye zaenda mfuye mwibuka mu mateka yavuze ati buriya mugano n'umugabo babana umutungo ukagabanuka hasigara ushaka kubaka namaze imyaka 2 Uganda mbiga imitungo uzamubaza ndi guhiga iterambere ry'urugo yaranyiruka yaranyanze burundu yaranyanze yarakwanze burundu nabaye gasanze mbonye amafaranga yanjye aza kuza kuyaheregeta ntabwo ngishaka njya muvuzeho n'umupagani ntakijijwe ntasenga ntiyizera Imana oya nawe reka kubeshya n'umupagani pasteur koko n'umupagani ari shushanya nose mwabanaga yishushanya cyangwa ubivuze ubu ngubu oya ari shushanya ni iki kitwemeza ko yishushanyeza amajwi ukina amajwi ndi gutukwa ariko amafaranga nyine n'ay'urugo n'ay'umuryango ni navuge natwaye narangiza akompare abati ngewe yari miliyoni 9 cyangwa 10 cyangwa 8 nubundi bizivuga ko ngari 10 rega ngiye harantu byangoye mu matwe nubushize uko nabikubwiye ngiye byangoye mu matwe ko ngo zishobora kuba ari 10 Masaka gusambanyije wabonye wanda yawe ariko turagusambanyije shama twakuriye amatu dacura bwenge arahari urumva umva ndi umucamanza wowe viziyo yanjye nge nayigezeho viziyo yanjye nayigezeho aho igihombo niho gifite viziyo yiwe yayigezeho ni ifite igihombo ni ihe kunzereza nyine gutya kucyumva nk'umusazi anzereza usimu umugabo yujuje inzu nk'iya miliyoni hafi 40 cyangwa 50 ukabikuzerera ari kiri se mirongo narabitanga ni pasteur mirongo seka nta kibazo kuko umugore yamaze kurangira nyine akora ibyaha byinshi akwaze gusaza ameze nk'ingishanje ajya kujya abantu ni kariso wambara ningewe yikugurira we wabonye buri umuntu ntiyakanagira na mushiki wanjye ntiyakanagira 18 yamubonye rimwe mama tuza mu bukwe umugabo ari ariko rero kankubwire pastor naho urimo gusebya umugore wawe habwo se kumuseye kuri vuga ibintu bifite ibimenyetso ayo majwi yabonye se nyine nose umugabo wagiye kumukwa uri kumva amukwa heheze iwabo Kacyiru nta utabizi wabo bose babizi amaze kumukwa badodesha imyenda umunsi ukikora mubura ntibizwi se ko kugira musuye kuri arugo uri kumva ndashima nampaye imodoka nagenda nkanywa na za Kanyanga nkagenda nkarenganya Nyabarongo nkicaramo base usaba ukirenga tangaza yandaje inzara afite amafaranga ari kurya inkoko mabitangaza yandaje inzara narahashye tangaza yandaje inzara naragiye kumushakira kucyumva ko ari wowe wajya uruha buri munsi utaba wakintu urye bivuga ko ihaho rye ntago we wajya gurikoraho reka warijyaho se yagura umugata gusiga bureba ukasambuka urye uramuzi uri ariko se pastor ubundi tunagaruka wa mugane kuntuza kuri ibi bigano mwagiranaga ubundi bya bigano bikwiriye aba pastor koko umugore navanye Kacyiru hariya ngo nijya kabwana sha nimbo nimbwiri kumurya zamusiga umunyi murye neza nibyagico bakomeye cyane kubugarutse ku bana twumwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel reka nifurize rero abadukurikira kuzagira umwaka mwiza wa 2025 uzababera umwaka w'amata n'ubuki uzababera umwaka w'uburumbuke muzahahe muzaronke nyagasani azabe mu byanyu n'ukuri ibyiza imigisha yose muzayisarure kuri kamera turi kumwe na papa bitangaza umwaka mushya muhire twese hamwe voda turashima turakomeye umeze gute turaho nta kibazo Imana turinze Imana umwaka utangiye neza ntari bi utangiye neza ariko nawutangiranye
ndi kumwe n'umuryango hamwe. wowe utangiye uri kumwe n'umuryango? Ntari kumwe n'umuryango. wowe utangiye utari kumwe n'umuryango? Kandi mwaka wawe muwutangira? Kuva kera kose twari turi kumwe. Nasubwo wawutangiye neza? Ni neza ko nabyutse mbona biremeye. Nabyutse mbona biremeye, nariye, nanyweye, nakarabye. Akuna probleme. Njye numva kuba umuntu yari kuba ari kumwe n'umuryango aribyo byari kuba ari byiza kurenza ibindi. Umuryango wacu mu dufite ni Kristo. No mwimva tuzibana mumva. Nta muntu uzabana mumva nawe cyetse Kristo gusa. Imana kwishimira rero ibintu biba fresh. Uyu munsi uri budusengere cyangwa? Ntabwo ndi busengeye uyu munsi. Kubera icyo utari busenge? Oya. Mbwira impamvu nk'eshatu. Ntabwo nsenga kubera impamvu ndasenga. Mabitangaza yanyatatse. Yakwatatse? Nusi yakwatatse ureka gusenga? Ntabwo nsenga uyu munsi. Nyine iyo mama bitangaza kwatatse. Ntabwo uyu munsi ndi busenge. Yakwatatse ate rero? Abona uriya mugore ni igishegabo. Ni igishegabo ashaka guhangana nanjye. Biramuhenda rero. Kubera iki biri bumuhende? Kuko ngewe nababwiye ubuhamya. Naje ndara ku karito mvi cyangugu. Naje mvuge ubuhamya ubutumwa mu nzira. Nkomeza kubaho. Uri yavuka Kacyiru musi ya presidence. Burya yavuka ni imvukire. Nuvuga ngo umujepe bamureba hejuru. Kacyiru hafi y'urugwiro. Ni wawe ni yavuka. Kavukire w'umujyi? Y'umujyi ni ka mujyi. Naho ngiye rero naje nubaha umuntu wese kugira ngo ndebe ukuntu nabaho. Ndagira ngo ntangarize abanyarwanda bose muri rusange. Ntabwo nshaka agasuzuguro kuri muntu. Mu munyamurureho. Munyamurure ndakarabye munyamurureho. Ntiyongere kumvuga izina ryanjye ryibagirwa. Kurekeza aryibagirwa kandi ari umugore wawe nawe umugore wandi. Wow. Biravuga imitungo umuntu ihabwa n'ababyeyi. Ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Ntabwo yambereye mwiza. Metero kare zo kuntigura y'amakaro. Bigeze aha ngaha. Byibuze metero kare iri ku 15 cyangwa 13. Yego rwose. Urakoze Imana iguha umugisha. Ayigaramyemo. Naragiye n'imyenda yanjye yose bamurwa yose n'inkweto. Wikura icyo ashakaho. Byose abifite byose biriyo. Byose biracyariyo? Kutagiye kubifataza. Inde? Wow. Mbifata. Ukagenda nyine ugafata ibya. Iyo ubonye. Uzubungize Imana nkabona hari umugabo kuma amadolari 100. Na mutwaye imodoka yanjye namwe essence futa nkamujyana cyangwa nkamugarura. Urumva? Nkabona hari umugabo wa fake uri kumutereta. Namwitanga umugabo w'imbwa. Kubera iki? Namusiga umunyu kugira ngo murye neza. Wamusiga umunyu kugira ngo imurye neza. Reka da. Ni izina ry'Imana. Ntimusinsenga. Ntibabwiye umunsi sinsenga. Ndagira nsabe Claude nawe kamanze mwiyame Claude. Claude se murapfa iki? Ndakwiyamye. Claude mupfuye iki? Claude no mupagani. Claude nzikari inshuti yawe. Oya kwara umunsi ni Babylon. Oya none umwanzi ni yaduyi. Claude se mupfuye iki aka kanya? Oya mavanga muzakunda. Kamubwiye ni inshuti yawe nejo bundi waramupostinze. Muri ahantu hamwe mwasohoka. Uyu munsi ni beef ya danger ni beef ya danger. Mupfuye iki se aka kanya? Urahamagara umugabo ngo muzamukunda ngo afite ngo tadivorusa. None se habanza urukundo. Divorce za nyuma. Uramupagana ari kungendaho. Gusa ariko rero nawe. Claude. Ashaka kumusenya. Claude ashaka kugusenya? Ntiyabishobora. Ariko nanone oya ngiye ntago ni bubyemere ko Claude ni umunyamakuru wiki yakoze ne ni umunyamakuru yabaye ko yagusenya umuntu. Wagize umudamu wakunda pa bitangaza wakanye biki. Mwana Claude kinira hasi mwana umusonga wararuhutse wowe ntukine nanjye. Ntakine nanjye. Reka nyagirwe nzumuka. None se Claude kare inshuti yawe ushyanye kuki utamuhamagaye umubwira uti namuhamagaye akubwira iki rero? Ikiganiro wasohoye kirimo ibintu ari byiza ntago ari byiza ikiganiro wasohoye harimo kumparamya no kumenyera
ni nk'ibiki rero birimo bitagushimishije muri iki kiganiro? yakubona umugore avuga ngo ngewe ngo urabona ngo ibiki n'ibiki ngo naribye. Habwo ndi umuntu ndi pasiteri yakabaye ndi umupagani bana rafashe umutwe w'amabitangaza umutwe wiwe nkawushyira muri envelope nkawugenda kuri RIB. Yewe kubera iki? ubugome yankoreye ubugome. Mama bitangaza se? Ramugore rambabaje mu mateka yanjye sayenda mfuye mwibuka mu mateka. Ariko nawe nanone aho ngaho uvuze nabi ngo ari gutwara umutwe we. Yandi umupagani yakijijwe narahunze ndagendera ntamugirira nabi ko ntago umuntu yakwitimbwa sibyo. Inshuro ya mbere ya kabiri wowe gumye umurebera uri umuntu w'umugabo uzagaciro kawe kazi kwiyiziho ngo yagize gute umuntu yakwitimbwa agukore mu nyakabwana ufite amaudio urayakinura yumva wihangane inshuti yanjye. None se koko mama bitangaza yakwise iyo ngiyo uvuze amaze kubyimba yakwise iyo ngiyo uvuze se koko? Erega iyo umuntu yaguye aba yaguye mabitangaza yaraguye yaraguye mujye mumurira nk'umuntu wataye agakiza nta bupasiteri bwe. Mabitangaza ntabwo ari umuntu mwiza. Kubera iki se papa bitangaza? Oya imyaka 18. No si imyaka 18 koko umuntu mubanye imyaka 18? Ntabwo yambereye mwiza. Nawe ntabwo wamubereye mwiza ariko? Niyo mpamvu nagiye. Niba ngo ntiyakubereye mwiza na ntiwamubereye mwiza. Narigendeye nge. Nyine ntabwo wamubereye mwiza. Narigendeye. Yaba ndi mu bintu baragiye. Narigendeye. Ya. Urumva kuko ari ijambo yatangaje ngo ubutunzi bwa bwagabanutse. Naho hano nari kubaza. Yahashye se? Yavuze ati buriya mugano n'umugabo babana umutungo ukagabanuka hasigara ushaka kubaka. Namaze imyaka 2 Uganda mbiga imitungo. Uzamubaza ndi guhiga iterambere ry'urugo. Yaranyiruka yaranyanze burundu yaranyanze. Yarakwanze? Burundu. Nabaye gasanze. Mbonye amafaranga yanjye aza kuza kuyaheregeta. Ayajya kwera byimba mwiza. Inkweto nziza ishati byose arabyimba. Ariko nose byagenze bite kuvuze ngo yari yaragutaye aza kugaruka? Yaranyirukanye nta mafaranga yari umukene. Arakwirukana? N'umudugudu wose urasenya. Ati simushaka. Mwari mumaranye nk'igihe kingana iki? Katumaze nk'imyaka 10. Mwaje gusubirana mute rero? Aho hangaho naje kugenda mbona ibikoroto mbonye amafaranga aza kuza kurya amafaranga yagabutse yari kurya amafaranga. Ese ibintu tubwiye byabayeho koko cyangwa ni ibyo uhimbiye kuri kamera? Bazigasanze waze nani wo bitega songo ufite akabari yari mudugudu yari mudugudu wati bakoze inyandiko umugore amukaraba afite akabari gasanze kuri centre. Gasongo yaraje mwati simushaka mumvanire hano dukora inyandiko nshaka. Aza kugaruka rero akubwira iki ko nibere yakwanze? Abana barampamagaye baranshukashwa abana. Ndagenda nyine mfite amafaranga ndyoshye. Nawaziramo arambeshya beshya turasubirana. Nazo yarakubeshya beshye? Arambeshya beshye kuko ntigeze mpa agaciro. Agaciro yampaye yanyambuye icyubahiro. Abamwe bitaye baje kumfata mu rundo umupagani. Ntabwo ngishaka njya muvuzeho n'umupagani ntakijijwe ntasenga ntiyizera Imana. Oya nawe reka kubeshya. N'umupagani. Pasiteri koko? N'umupagani ari ishushanya. Nose mwabanaga yishushanya cyangwa ubivuze ubu ngubu? Oya ari ishushanya. Ni iki kitwemeza ko yishushanya se? Amajwi ukina amajwi. Ndi gutukwa. Amajwi naguha cyangwa tekinemo hano. Wambwa we mbesire utwanura mugabo turyamana. Oya buretse gato ibyo bintu yarabivuze? Yabivuze amajwi yaravuze ngo utwanura mugabo turyamana. Amajwi ari hano. Nose yakwemera ko andi mugabo baryamana?
twabyemetera kuruta wowe ntacyo uvuze wowe. Yashyiremo cyangwa yanyishyiriremo, yashyiremo. Ntabwo uhawe yashyiremo, yakine. Ya. Ase papa bitange ku bintu byanyu bigeze ku rundi rwego. Uziko byatangiye numva wenda biri bugire n'ubushize mu kiganiro ravuze uti sinshaka gukomeza kumuvuga ariko uyu munsi ndi kumva. Yanyatatse yakoze mutwe w'intare. Ni intare. Ndi umukozi w'Imana akomeye. Kujya kumenyera agahamagana na korode ubuntu bw'ubujwi ngo batwaye amafaranga bamutwaye ubwo nanga nabivuge. Hari 50%. Navuye bakwangaye. Ubundi se wemera wowe watwaye nangaye? Ndemera. Ayo wemera watwaye. Ya butabera buzabinyemeza mu byo agiye kuregwa. Umuavoka yafashe ikirego. We none se ntuza ayo watwaye? Intwari iki? Amafaranga. Nyine ntuza umubare wayo watwaye? Amafaranga. Urafite amafaranga usa kuri? Kubera iki se? Nasema babitangaza si mwiza. Bafite amafaranga ni bari. Fata abantu barangiye bagwe bafite amafaranga. Ariko amafaranga nyine n'ay'urugo n'ay'umuryango. Ni navuge natwaye. Narangiza akompare. Abati ngewe yari miliyoni 9 cyangwa 10. Cyangwa 8. Nubundi bizivuga ko ngari 10 rega ngiye hari ahantu byangoye mu matwi. Nubushize uko nabikubwiye. Ngiye byangoye mu matwi ko ngo zishobora kuba ari 10. Ntago nzaho byavuye ariko ibyo bintu narabyumvisha. Kari 10. Ko ari 10. Nabyumve kuri iyi tuganire nyine. Nyine ngende ahubwo ndagira ngo byemeze. 5 se. None se nibyo koko ubundi ni 10 watwaye? Hinde. Nyine guhakaniye. Ko naguhakaniye ngewe. Washaka hiki? Hayi vode namwe mujye ubwo niba ari 10 mbego uravuga ute 5 zanjye nazitwaye ubwo nzamwishyure 5. Nge na muhamwe ati tewe waze kunsebya. Mfite ikibanza bari kwa miliyoni 8. Tujye kwa hotel nge nkiguhe. Urumva ukigumane. Muvane urusaku. Kwigunsebye usiga amabyi. Na amabyi n'umwanda n'ukunsi ari komparabika. Uramu ari komparabika we byatari. Ya. Ariko nyine ubwo niwe wamubanje niwe waje uvuga ko sinkibana nawe nyine gutyo. Aki sinavuze. Ubujura bwavuye. Tegeko rirahana gusahura umutungo. Kucyura mbwa ashaka kumbambura amugore. Ashaka hiki? Nicyo ashaka abanyarwanda mwamumpunguriyeho. Namashyiramo comment ngo wimusubiza ngo usugane n'umugore none nsubiza iki? Bari kunyata simvuge. Ikigabo kigutavuze bakita igishwi. Kinyoni kigutse kitavuze bakita igishwi. Ntabwo ari umugore wanjye kwarabyaranye. Nima mfite n'umugore ndamaze. Nose urabyemera ko ufite undi? Ndamaze. Nyine urabyemera ko ufite undi? Ndamaze. None se reka tugaruke kuri icyo kibazo kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo iyo umutungo usa n'ugabanutse hubaka nyine ukomeye. Ubundi nawe ni kubyemera? None uvuga ngo uramuguye yaje kundi umutungo. Niyo cyamuzanye we gushaka umutungo. Oya. Kandi we yarihanganye akaba arimo kubaka ahubwo udashaka kubaka. Ndubaka nande bivuga ko muri mwari mugeze mu bihe bitari byiza. Ndubaka n'imiyaga. Ntabwo nakubaharika n'imbeho. Irani imbeho. Bivuga ko mwari mugeze mu bihe bitari byiza. Irani imbeho ukayumbwira ku mbeho. Bazagira bafata izo mbeho zabajyana. Icyambere ntabwo ndi kumurenganya. Kubera iki? Imitekerereze iri hasi. Cyo ni icyambere. Ikindi ntagakiza afite. Ariko ibyo bintu by'agakiza ufite agakiza metre? Ufite igipimo cy'agakiza? Yemenye umukijijwe n'umupagani. Umubwirwa n'iki se? Abantu kazumbwira imbeho. Uramama yarambabaje nawe mutima wiwe bishyiremo. Ivode murava ngo kunge tubahuze. Ivode mfite umwana hanze. Ufite 21. Agiye kurangiza university. Umwana wawe? Eh. Ariko atari uriya mu Otaruriye. Mbyaye kera.
nkiri hari umwana ukuntu wari muto. warigenje hanze. ninjiye ikigo cy'inda karindwi nari nkiri umwana urumva. So rero aza kuza ntabyo namubwiye ko zari aferi ziwe, zari aferi zanjye. Urakumva? aza kuza sinzi ukuntu nimba nazize ukuri mba ndamubwiye. Umubwira ko ufite umwana hanze. Turagenda icyawo aramubona, ni umusore mukuru cyane. Mpageze urumva mwari mumaze igihe kingana iki ubwo mubana? na 15. Mumaze imyaka 15 atazi ko ufite umwana hanze. Zari aferi ziwe. Yaramubona akamumbaza ngo ati ndangije nyamara wasanga yari ihanganye. Banza wumve yazihangana, naze kunyihanganira. Sinshaka nyihangana, simbishaka. Ndangije umwana tugicyangura aramufotora na murumuna we, afata ifoto. Bakoresha iyi systeme, ahamagara umuryango wose. Abati umwana wanjye byose ari declare. Hano umwana arishima. Yumva ko yabonye nyine umwana umuhungu, umva nyine yishimye we. Ko abonye bene nyina. Kumbi ni ikirura. Ni Satani. Ngiye ndibaza nimba zarongwa n'umudafite abana. Ntaga azakunda abana bo mugabo. Wa mugabo uzuri umusore. Utangiye kumwicira isoko ariko. Oya zari umusore w'umugabo. Utangiye kumwicira isoko. Banza mumve nk'intangine. Ndazamutse. Ngeze kuri Ruyenzi ndicara. Arambwira ati mwenda batiyego. Ati rongiye mva nkubwire turi mu ntebe. Tumva nkubwire. Twavutse mu bana b'amahari. Papa rafite abagore babiri. Niko yakubwiye? Buryo. Sinzakunda kiriya cyana cyawe, nta n'ikintu kizabona hano. Ntabwo nzagikunda. Nambwa ati suramo numve ko kugira abone ikintu nzabanza wowe nawe mukurikize aferi nkikemure. Tisubiramo nkikemure abana banyu bagira ikibazo. Kuva uwo munsi ntangiye gufata ingamba z'ubuzima bwanjye, ukuntu nakwiropuriya nkava mu mbeho. Cyo ni icyambere. Amajwi ari kunduka yarahari. Urabashiriramo wambwa we, uwo mugabo arakuruta, uri mugabo ki wowe? Sawa. Ariko ayo majwi wayampaye ngiye kuyakina. Nyakine. Kanyakine. Yumve. Okay. Wampaye amajwi abiri. Rimwe rifite umunota, irindi rifite iminota 2. Okay. N'igice. Bashyirire. Aze andiki. Aho tusha ako gutukana no kubituka. Kaze mwandikire. Mubaze ukuntu irwa samanya abagore babanje kandi ashaka umugisha. Onaga urwego rwawe. Yagusambanyije nyine. Onaga urwego rwawe. Nagusambanya. Onaga urwego rwawe. Kaze mwandikire ngira akaza tanyina. Wongo ntaga urwego rwawe. Okay. Wabonye urwego nawe. Onaga urwego rwawe. Abonye urwego rw'uburaya. Nose byagusambanyije wabonye. Ndawe nyakaganga. Wandaya. Ndawe nyakaganga. Ariko turagusambanyije sha. Twakuriye amatu. Twakuriye amatu. Uwambira cyangwa utangiye gusara. Nta kibazo. Oshaka kujya kuzusambanya ufite umugabo. Twakuriye amatu. Wandaya. Wandaya. Urinda hago nyavugana indaya ma ukubeshya baba bari muzaba ku bintu babeshya genda wandaya ya mbere Nyakabwana asana ko numva namwe rero ahantu mwarakabije shyira mirinda Nyakabwana ariko kuwaje mu cyumba cyanjye waje ko mu cyumba cyanjye ntago mwabanaga hano se oya uje kurumva aravuze ngo ntago mwabanaga mu cyumba karabaye Rwanda atarashize tabana mu cyumba uje kurwana mu cyumba Gaciro bwenge yarahari papa uri gufata marikodi ngo atatarashize uri kubyumva Gacura bwenge neza ni Gacura bwenge ni mu rukiko rwa Linda mfite nage yari yagira amezi 3 avuze ko afite indi igiye kuvuka itiragira 3 ngo ikunduka itiragira 3 oya uretse nongere ntangire ariko
ko waje mu cyumba cyanjye waje gukora mu cyumba cyanjye umaze amezi tutaba hano uje kurwana atarashize tutabana mu cyumba uje kurwana mu cyumba gaciro bwenge arahari papa uri gufata marikodi ngo atatarashize uri kubyumva ninda mfite ntabwo yari yagira amezi 3 wayikuye ndadaposa tutabana mu nzu niyo wambere se wabayihakanye nta n'umwe nyambyara ngo wemere nta n'umwe nyambyara ngo wemere gaciro bwenge arahari gaciro bwenge wahedi gaciro bwenge endere ya gaciro bwenge muzumva wahedi gaciro bwenge yabisha urukiko shiraho hagiye urukiko ariko none se hano kavuze ngo nta gajya byara ngo wemere abana mufitanye ntabwo bemere komeza wumve shiti yanjye gaciro bwenge arahari hari ugomba kubibwirwa ariwe mucamanza azabidufashamo gacura bwenge arahari urumva umva ntabwo ndi umucamanza wowe viziyo yanjye nge nayigezeho viziyo yanjye nayigezeho aho igihombo niwo gifite umvishe viziyo yiwe yayigezeho niyo ifite igihombo niyihe kunzereza nyine gutya kucyumva nk'umusazi anzereza musimo umugabo yujuje inzu nk'iya miliyoni hafi 40 cyangwa 50 ukabikuzerera ari kiri se viziyo yanjye nagize ute yayigezeho we yayigezeho ariko wowe uzahomba kawada ngibyo komeza wumve kuri kalisa abacyagu ni ibigoryi n'imbwa n'ibicucu nta bagabo barimo nako ga telefone nakangira urimo urafatiraho marikodi ntabwo uzi ko na telefone si iranye n'iyanjye iyawe wayishuye yimpe nyine wowe yikoreho nk'ukinoki yikoreho nyine niba uri umugabo yikoreho nyine yikoreho waganireho nimba uri umugabo yikoreho ngo ciki intoki nahise mpinduka inkoko fo nanze kwikoraho mpinduka inkoko ngiye umugabo maye kuzwa kantu iki intoki nanze kuba umugabo icyo gihe nahindutse imbwa nyine ko ngiyikoraho baba baranciye iki komeza wumve hangwa rero no ariko sha muzi kwigerereza we papa muzi kwigerereza nakubwiye ngo muzi kwigerageza ubwo tugiye muri MTN twasanga iyo ari telefone yawe ko nagiye ngifata ideni nyishura make aza kunanira urayishyura se urangije ukora wishyuye angahe amanyanga wishyuye angahe inde wishyuye angahe 95 mirongo ni pasiteri mirongo seka nta kibazo kuko umugore yamaze kurangira nyine akora ibyaha byinshi akabaye gusaza ameze nk'ingishaje ajya kugira abantu ni kariso wambara ningewe yikugurira we wabona njye bakungura telefone kopa oyas ngo ninki ni kariso nambara reka ngasoze no muri tubivugire rimwe ariko wamana wowe icyo kora nshimiye ijambo ushyizemo ngo niyo muri make ngo ni ideni naringize ngo umugabo wagenda hariya muri okay umuntu ari gukina puranka ibintu ariko rero namwe mwarakabije ese muri abapasiteri ubundi inde muri abapasiteri ubu njye nanze kugira ngo namenye nsuzugurwa aho ngaho ngenda njye gukora igipasiteri cyanjye kubaka izina ryanjye njye none se tugaruka ahantu ngo nintuza ngo n'umwenda w'imbere ariko ngo barawukugurira ni patro ramugwe yaramenyereye uzi ko ramugwe atazi wacu wanyu heza mu myaka 18 mama yamubonye rimwe aya nawe urabeshya ndi imbere y'Imana ibiganza ngibi nose ntago yazaga kubasura yako akandagira kubera iki rika yaraje bwa mbere kutureba dufite umwana wa mbere uramugwara mutuka ndi imbere y'Imana muntu kwagira usizi nkishira byose ku kiganiro usizi aramutuka
iki murumuna wanjye ntiyakandagira na mushiki wanjye ntiyakandagira 18 yamubonye rimwe mama tuza mu bukwe kandi uriya mugore kwabanye hari umugabo ari ibikoto bye nawe kutangiye kumena umuceri wose ngo byagenda bite hari umugabo ari ariko rero kankubwire pastor nawe urimo gusebya umugore wawe habwo se kumusire kuri ibintu bifite ibimenyetso ayo majwi yabonye se nyine nose umugabo wagiye kumukwa uri kumva amukwa heheze iwabo Kacyiru nta utabizi iwabo bose babizi amaze kumukwa badodesha imyenda umunsi ukikora mubura ntibizwi se yanga kujya gusezerana se yaranze aramubura amafaranga yararya bikoto amurya amafaranga si yamuri waba amasuka bayazanye barasabye umunsi wo gusezerana aramubura ariko niba yaramubenze bagasubiza inkwano sibyo ntazasubije azitwaye azimuriye nase ni gute wagiye kurongora umugore wakowe ntugisubize inkwano z'abandi ntabwo narinze ko yakowe nabimenye nyuma none se papa bitanga reka nkubaza aha hantu uravuze utuye umugabo yamuriye amafaranga yanga kugira kandi wowe mwabanye nta mafaranga ufite wowe wamushoboje nari nyafite ko nashingiwe nawe nose narishingiye nose umuntu agiye muri Prado nta mafaranga bafite nyine mfite abantu ufite amafaranga mfite abantu niyo mafaranga mfite izina rikomeye cyane muri iki gihugu uzi amajipi nagiyemo uzi nane amafanta yanyweye mwaho ngaho urumva umuntu akwa muri bita Gasto urumva yagiye afata nani akadina kuzuye amafanta agenda amena muri sare habitaga bajire mani bahumugisha bagiye bakoresha amajipe amapado zakeza muri za pado za kera nk'eshanu zijya imbere hariya amakwastera urambaza yari amatagisi urumva habitaga ba tente bashiki ba Masamba bari inshuti zanjye bari abamama Masamba ujya uririmba uyu nguyu nari intore bose bagiye bamena amafaranga abo Imana ntibakomereke bamennye amafaranga aho bitaga ba Godi bakaba bafashe amafaranga baramena mu bukwe bwawe abagabo bamennye amafaranga ntari umunyamavuta ntabaye umushuma ntafite umugore nkunzwe muri iki gihugu nka 18 umukozi w'Imana uvuga Imana mukuri no mu mwuka hari abagabo bafashe neza Imana umugisha Imana nakoze ubukwe bw'itangazo musubwaje kumbwira ngo nta mafaranga mfite gute se nyine musa amafaranga ariko barayikira kuyabara se gutya ufite abantu ufite amafaranga ba Rufedi baba engineer bari ndi Burayi base Coach Gayeri ura umukire mu Coach Gayeri base bamenye amafaranga iwanjye baba ugasara bamenye amafaranga nabanyina uri kumva mukarushugira umudamu ubigiseye mafiyate bamenye amafaranga bankori bw'itangaza ndi patro inzwi fiti izina cyubahiro agenda ansoza none mbaye umusazi wa YouTube nguki mbaye umuhazo kuri YouTube uvuga ubugambo urumva budafite 12 gushaka nabi urangira nabi ukurusha umugore abakurusha urugo ni wagira material urebe nyakubaha mirimo akidivorce isabwa muri Kenya bivuga ko nawe uri hafi gupfa se wananguka nese urumva umenyereye ko wananguka umuntu yibana bari mu buzima bwe peki yake nta muntu umureberera nta muntu umumenya nta muntu umukontorora nshaka kwatsa imodoka amasitese menshi usinkigendamo kubera iki oya maze nk'iminsi 5 ndayigendamo kubera iki utayigendamo kuko hari igihe utekereza mizunga y'uyu mugore kada nkubita igikuta ndangira kambana ntekereze kabiri ntekereze ntajyamo ngahita ndangira ngira ngo umushoferi ufite imodoka urabizi
kujya mu modoka ufite ikibazo, ari gusohora ikiganiro ngo yaragiye yataye urugo yasahuye. Niyo mpamvu ntayo tubingira muri telefone yanjye, ntayo nayisuprime. ntabwo ushaka kujya ubyumva se? reka ayikuyemo kuko ibyo yankoreye n'ibyo ari kuvuga ntibihura. Tumva ari ibyo rero. None se waje kubimenya ryari, hashize igihe kingana iki ko hari undi wari warakoye akaba ari uza kurongora? Nabimenye hashize nk'imyaka ibitubana. Yakubwiye iki rero? Hambya ngo yari umugabo ufite umugore. Nose urumva yari kujya gushaka undi mugabo ufite umugore, ariko hararengana. Kandi yaramukunze abizi, yamuhindutse ku muta wa nyuma. Nose urumva yari kwemera kujya kuba umugore wa kabiri? Ese kuki yemeye kwa mukwe bagasaba? Ashobora kuba baramukoye atabizi, ahubwo akabimenya baramaze kumukwa. Ashaka kumurya ibikoto bye. Oya, ashaka. Ariko urumva ngiye ndamugaruki, niba yarabimenye bamaze kumukwa, akamenya ko uwo mugabo waje kumukwa afite undi mugore, nase yari kujya kwishingira ari umugore wa kabiri, kandi yamaze kumenya ko umugabo afite undi mugore. Ivode ingo zigira byinshi, njyanye sinahasubira. Sinahasubira. Nongere mushyire imodoka hari yange natse yicare imbere tutemberane cyane, mujye muburiraho ku muryango. Use nashyukwa sevu. Sinzi ubigize ku rundi rwego none. Reka ntibyabaho byashoboka. Oya. Ko kugira nsuye kuri rugo. Uri kumva? Ndashima nampaye imodoka. Nagenda nkanywa nubwo ntanywa inzoga. Hanywa na za kanyanga, nkagenda nkarenga Nyabarongo nkicaramo base. Usaba ukirenga. Aho gusubirana n'uriya mugore wajya ku nzoga? Nkazinywa nyinshi nkayitereka muri Nyabarongo. Arampemukiye, ambabaje, yantesheje agaciro. None se tugaruke ku byuriya mwana, nuko ngo mumaze kuva Icyangugu, umwana rero yaje kuba ikibazo gute? Kurumva muvuye Icyangugu, umwana yamukunze, habaye iki nyuma yaho? Abona umuntu uba warize, uranyumva? Umuntu uba warize ni umuntu w'umusirimu, ni umwana ufite igitekerezo, ni umwana mukuru nyine. Byamuriye mu nda rero. Yarabimenye se? Nyine wewe byariye umugore mu nda. Ni gute uyu mwana agiye kwinjiza kaminuza? Ni gute uyu mwana yakuze? Ubwo ajya wimutungo w'urugo. Ntambara ziravuka, kandi mfite mukuru wanjye w'umunange w'umukire. Ariko baka inzu yitangaza hano ifuka Miranzovu. Afite amafaranga n'umunange n'umukire. Imana yamuhaye umugisha w'amafaranga muri umuna wanjye. Ndabyemera. Ariko niwe wamufashaga na saa mwana afite amafaranga. None se wowe ntago umwana wamufashaga? Inde? Wowe. Mugihe nabonye amafaranga nangaye si 15 ufasha umuntu. Ase umwana ntago niba yarigaga ntibamwishyuriraga Minerval. Umwana wanjye yaramupejeje. Afite amafaranga kundusha ndi hasi yiwe. Muri umwana afite amafaranga. Musi umwana urangije amashuri bise wavuga niki? Ariko rero ngiye ndumva wakoze ikosa rikomeye kutabwira umugore wawe ko ufite umwana. Umugore yari afite rezo. Usika atambwiye ko bamukoye akabimbwira nyuma. Bivuga ko mwese mwarabeshyanyaga? Tabimbwiye nanjye menye ko rangiye kowe n'undi mugabo. Mwarabeshyanyaga? Bone barambishya ntibindeba nge nibere mu isi yanjye nshya y'ubundi buzima. Muri iyo myaka 10 igera kuri 10 kugira ngo amenye ko ufite umwana, mwari mubanye mutebwo? Mwari mubanye gute mbere yuko amenya ko ufite uwo mwana mukuru? Ivode ntabwo uramugura yambereye mwiza, azabira abandi beza, ntabwo yambereye mwiza. Mujye dupfa niranda turayipfiranda. Wabyumvishije? Murabipfa? Iranda dupfa dupfiranda. Tugaruka aho hantu. Inda ni yawe cyangwa si yawe? Kandi avuze ngo nyine ngo afite undi mugabo yemera. Ariko ntabyo yavuze, niwe wabimuvugiraga. Wavuga guti ufite aba Use ni mumaze amezi 3
utabana n'umugore ukumva ngo aratwise ni ishusho ijya he iyo ngiyo ni ishusho ijya he umaze 3 umuntu aguhagaze hejuru ngo ndatwite hari kukuruka ahubwo none se papa Bitanga duhukuri inda ntago ari yawe inda ntago ari yawe umwana uvukiye muri wese wari umugabo ya na haga wa muhanzi bamwita nde Platini se bose ntabwo umwana yaruwe ariko urukiko rwarabyemeje bimenye nyuma nyine ko nta urukiko rwemeje ko nta mwana bafitanye n'ura mugore ndi ushaka ibikoto bose ahubwo banyuze muri DAE bose uzaye gupimisha bose ntago byemera se ariko murasaba ari abana nubwo ntabaze bose ndumva harimo umwe nzi musa uriya mukuru murasa umukuru turasara bizi nani bo abakunzi ba isezerano bakunda kubi ukuri kose kuraho mwambaje mwapfukira umugore ni pranka muri gutwika sindi gutwika noneho bamenye ukuri ya ndikuba ngufite undi mugore yabi byarambabaje cyane amabitangaza atangaje ntago ari mwiza ese niba yarabivuze ngo ariko ngufite undi kukwitaho nyine kubaza uko wabyutse uramufite se urege isura yanjye bandi mubise nta bundi mugore arahari se arahari ndi ukubaza ivode nkubaza isura yanjye irebye imyaka yanjye 70 ubundi nakabaye nshaka iki gihe ku myaka 40 se narize amashuri abana zo kazabarera rya ndi kuvuga nakabaye unshaka kuko hari amashuri kwiga warize urabizi unakabaye ushaka bwo n'umugore ubu bivuga ngo mu gushaka mama Bitangaza wari wibeshye igihe cyari kitaragera mama Bitangaza n'umugore usebanya ari kunsebya namuririye amafaranga ari kunsebya ase niba yari yareke kubivuga nasi yumva naye kurya iki Ivo sinzi nimba yigeze ukodesha yego wigeze ugura intebe urazifite nyuma zifite iwawe uvuye mu nzu aho imodokari yangira nishyura sengisa ku munsi imodoka iri kwaka kuva aho ntuye kugera Nyabugogo ni 10,000 kumena amavuta mubaza abantu ngo hari intu yariye pasiteri mwamukoreye imodoka mushyiramo zane za motiseri mushyiramo n'ibihe byose urumva ufite imodoka byibuze make kugira ikoreshe yose irangiza amaguru ntibura sengisa kuyikoresha bien kuba aho ni hamwe turahavuye turagarutse mba mu nzu cyangwa utubana umugabo tubana yishyirwa senkani cyangwa washatse undi mugore yaba wese ni mushinga ariko hageze unkunda cyangwa nahari Imana ishimwe ndamubwira ngo I love you yego urebaho ntuye ntusanga hari umugore uhari ibisafuriya biraha ni ambutiyaje ariko nimba hari unkunda Imana imuha umugisha yarandaruye umuhanuzi yantaye pasiteri yajugunye yahebye ngo aba yaragiye ku ituru ya mbere ari iki tubarira amafaranga se watwaye icyo arimo gukora iyo nzu amezi 2 n'urugero 1,100 matera tuvugiye adesa gaze tuvugiye 70 style nta style nakwaye tuzishireho none se urumva Mama Bitangaza avabona muri amafaranga namuri amafaranga yewe ariko rero nanone niba yarahisemo gusohoka mu rugo amafaranga y'urugo ntago agomba kuyatwara nk'umugabo wagomba kugenda ugashaka ibyawe noneho ibindi byari ibyande bindi byo
ibindi byari ibyande abana n'umugore bagomba kubibasigira. uzi ko mu rukiko bavuga ko ari senkani purusa nta bana ntabwo bashyiraho mubafasha mu bwumvikane bwanyu byari ibyande ntabwo niranze ndi kumva wambaga terepirare nkayiterura kamuteruramo nkajya nkayishyira atereka ahandi hantu kugira ngo se kugira yumve ubugome nyine bumera iri umugome ubugome bagusubira tangaza yandaje inzara afite amafaranga ari kurya inkoko mabitangaza yandaje inzara narahashye tangaza yandaje inzara naragiye kumushakira nawe ariko tubeshye none se umuntu yakuraza inzara kandi ari wowe wazanye amafaranga naguriyemo hasi umuntu waronka igisambo uronka uzohora uronka wowe nose n'umbugiye nturonke umudamu akaronka agahaha ntiwarya si uburinganire kucyumva ko ari wowe wajya uhora uhaha buri munsi utaba wakintu urya bivuga ko ihaho rye ntabwo wowe wajya gurikoraho reka wariryaho se yagura umugata gusiga bureba ukasamuka urya uramuzi uriye n'umugati se atayivumbura afite ibikoto byiwe atayivuma ngena narambiwe ngurugo uyu mugabo wawe nza kwa Evode ukamba kuturyo ngahena aho ngaho kabanza karyisi karyoha karya neza gaha karanga wakomanga urugi rw'iyo nk'intare waba ufite udufaranga akaba umugore mwiza waba ufite udufaranga akaba kwa kundi uzi ko kundi imishogoro itera mu safurika nk'ihunze katurya kaduhorogota yama kuduhorogota tumaze akongera kibera iki shefu dutinya kuvuga amagambo menshi tazamira nk'uriya mugabo wa Esteri ari kuborera muri gereza kutuvuga ibintu bya buhoro buhoro hazabona ajya kuborera hehe ako dufite byinshi turi imizingo y'ibitabo twarabonye abagore bashomediye twarabonye twakoze amakosa tubagira abasitari kumugira umusitari nibyo byatumye se bigenda uku nguku ariko wamuganire shake muzabona ko birivuga shake muzabona yego reka nkubaza aka kantu ubushize mu kiganiro wavuze ko ari wowe wamwimitse niba warabonaga adakwiye kuki wagiye kumwimika umugore ni mugari umugore ni mugari ujambura ibiki umugore ni iki ni mugari uzi ko umugore ashyira umugabo mu nzu mu cyumba cyawe akahamara umwaka utaha ni mugabo ntubimenye harimo undi mugabo se ari munsi y'intuze ari munsi y'igitanda usaka ubuntu bwose urabusaka utashye ese ku buryo utazi ibintu bibi iwawe utazi ibibera iwawe uraza ukaryama warushye ukabyuka ugenda ubwo se urugo rukaba ari u Rwanda urugo rukaba ari u Rwanda kandi abagore bashaka ko ingo ari izabo uvuga tuye umusaraba ako si ubundi kujya kuntuka njye nshakaho ngiye kwishinganisha se yabaye iki ari kumvugaho uko nawe wamuvuze nese ko nyine nabireke nawe urahita ubireka ubu ngenda nabiretse muri ngiye kubireka kuko nasikanye ngiye kuvaho nasimuka ngiye kuvaho vuga ntunya kumbona n'igihugu ma ntukimenye oye kwa Vital ameze Vital niko ngiye kuba kuri kwa Vital uzahaba nawe urashaka ko kubaho nk'utazi nyine usindi ukora iki hano handi kwakora iki mbya cyo nikora hano kese gusuzugurwa agiye kwerekeza heza aho Imana izanyobora Vital ujye umubona umwumva he yari umugabo w'icyubahiro hano ufite agaciro ushaka rubi uturongera ushatse n'abaturongera bivuza uri umugabo uhamye bazi bubaha ariko umugore ugaturongera nawe uzumbwira ngo ntuvuge umugore ntuvuge ibiki ndakwiyamye nawe ndakwiyamye woza usha za comment hano ntago ntunze ntungaburira tuzi ukuntu mbayeho urambaza iki wowe ariko barimo kubagira inama tazo nshaka
nama z'amagambo zibaho. Wazi ukuntu mbayo zo amagambo yananiranye ntashobotse tugashoboke wowe ndakwiyamye so wangize pasteur ntumpemba sinkuriri wawe ndakwiyamye kasubiremo ndakwiyamye wa muntu zana ama comment aboze. Uyu munsi kwaje warakaye ubundi naronguriwe no ubundi sina urabona mfite ikuzo. Urabona mfite ikuzo navunikiye imyaka 18 gusa nifite ikuzo. Nta mwana wanjye biza ahantu habi, nta n'uhiga. Urambwira ngo ufite gusa navunikiye iki? Abana ntibakira abawe harubakwatse. Abana ntibakira abawe harubakwatse se? Nyina zababwira se shaka kongorera ko ndamutse ko arabyaye ntiyangitimbwa umvuze ngo Nyakabwana. Azababwira se azabongorera tiranya Kabwana yabaga muri urugo ntagariswa. We Nyakabwana we Pumva se n'umva ngifite abana wese Nyakabwana sirabyara we Nyakabwana. Ariko se pastor ubundi tunagaruka wa mugani kuntuza kuri ibi bigano mwagiranaga. Ubundi bya nibigano bikwiriye abapasiteri koko? Siyo mpamvu sinagiye nyine muri nta kindi gukora muri rugo. Rega nawe ndi kukugarukaho. Narigendeye. Nyine nawe ndi kukugarukaho. Nabonye nzahora mu iyo miliyo se nkajya kubwiriza uruma nshuti ya Yesu. Iyo miliyo nzayihoramo Nyakabwana. Ndizera ko nta mwana wanjye afite. Bose urumva Nyakabwana ibyara. Abantu bisubahakana. Mwana uzadekara ko nduwibaza tubiganire. Ako nta Nyakabwana ibyara. Bose urumva yaririra Nyakabwana. Ariko rero nubundi hano yarabikubwiye ati nubundi nta mwana nyabyara ngo ubyemere ko ari wawe. Ku kibundi utamwizera. Bivuga ko utigeze umwizera na rimwe kuva mwabana. Kuko niba avuga ko abana bose yabyaye erega imvugo umugore n'uwiha agaciro. Umugore niwe agaciro yivode. Uko umugore utwara kwa gufata ngi bituva ko ufite abana cyangwa ububa. Ntago umuntu yava ngo wagicucu imbesire wa Nyakabwana we uvuge ko mwabyaranye bibahoze. Hauze umuntu mwabyanye utamutuka kandi umuhekeye. Hari umusore wacu wateye umukobwa inda amuteye inda iwabo barazamuka cyane ngo ntiyujuje imyaka aje kumufungisha. Ahamagara wa musonga ati usubundi ndamufungisha muhekeye biramara iki ubundi ari wa mukobwa ntawe mfungishije. Yamaze kumubyarira antera inda nose ubundi ndamufunga simbuye kumubona hano mu isura ndamufungisha isi ubundi iki ko byose ari bimwe ndamufunga ubundi muheke. Urumva ivo ndamufungisha nindangiza muhekere ntawe mfungishije. Tibyarangira isi yarabaye byarangiye wazambera imbwa akongeye zamubera umubyeyi muhekere munsi. Sinzi ukuntu umuntu yavango afite umwana wa mukuru wa 18. Sinzi ukuntu umuntu wa 16. Sinzi ukuntu umuntu yava afite imyaka 7 n'uwitandatu agutwitiye avuge ngo we Nyakabwana ko kugira nzahembwa nzaba intumbi. Principe zanjye Nyakuba yaravuze umuntu ntiyaguhereza inzu akayigusuzuguramo wayivamo. Nanjye yo kugira nsuzugurwe na Claudine avuge ngo Nyakabwana ahubwo ndihangana nkanasenga ngo bahani Imana banakabaye nshyira ribu umutwe wakata mu mpe burundu. Iki kintu ariko rero iryo jambo rwose uri kuvuga hazo Nyakabwana uri umugabo w'abana 5 Nyakabwana n'umugore wabyumvireho nabikwita hazaba ari iki honi nundi wese ubyumva hano abyumva hano Nyakabwana ntigasubira mu nzu waburi igicucu nawe wa mugabo Nyakabwana
akabiswa defade nyakabwana kabwana. Ubundi muri abo bana batanu uvuze wemeramo bangahe? Inde muri abo bana batanu uvuze wemeramo bangahe? waba azava ko ndi umugabo ari nyakabwana uri umugabo uyu n'uwawe, ariko hagiye kera ari nyakabwana usu wawe nzakira. Bishop nari imitswe ndasigwa ndastragoringa ngira ahantu mba umugabo utuye uzwi, urumva naravuye icyaha ngo ndafite aho ndyama. Umugore navanye Kacyiru hariya ngo ni nyakabwana sha nimbo nimbwiri kumurya nzamusiga umunyi murye neza. Kuiki nimbo nimbwiri kumurya nzamusiga umunyi murye neza. Uzashyira kebo hariya agaparika akamubakira inzu akamubyaza batanu, azaba ari umugabo mugenzi wanjye. Wadimira azama n'ubuvene abo ntagazababura, uzamuha dimiri uwo munsi aramuke, uzamuha bitanu uwo munsi arya nyine, ariko uzamukora amateka nzajya musari uti. Ariko hari ikintu wakomeje kugarukaho cyo ko uzahita ushaka undi mugore, kushaka undi mugore. Nyine ndi pasiteri. Wase birakwiye ko wahita ushaka ubundi umuntu wabyumva ntiyavuga ati uyu muntu n'ubundi yari yarananiranye. Ndamaze ntibazanyikorera niba nananiranye ni mu nture ndamaze. Ahubwo ni isaha nuko hari principe bigiye kunyuramo. Nk'ubu nkabona afashe urupapa rushishimuye ati nandi divorce, amakamera aterwa hano mu itente hano. Bishop ariko urubuke bwiza cyane biryoshye nyakubahwa Prophet Nabi Muku. Mwese mukaza mukumirwa impeta ngakira ikinuko n'igisuzuguro cy'ura mugore. None se ubundi nibe arashaka divorce nawe akabishaka kugira ngo niko mukomeze mwambikana ubusa. Twaganye n'umuavoka arambwira ngo agiye kujya kumusanga amubaze, uri kumva bagire nabyemera kuko ni noteri akaba n'umuavoka, amubaze nabyemera duhite mugujyana amasezerano. Nanjye nibiyo nama nige kwajya kujya mwambikana ubusa mwabikoze mu bwumvikane. Noteri kaba n'umuavoka namaze kwakira ikirego cyawe, reka ngene mu mpamagaye mubaze hari divorce z'ubwumvikane tuzikore. Icyo nanjye ndimo kwibaza kuko ndumva mwatangiye kubishyira ku rundi rwego. Ejo mama bitangaza wasanga nazanye aduhaye andi audio. Uburenganzira bwe. Wenda turimo tunagana ku musozo. Kuva wava mu rugo rwawe wari wavugisha abana? Abanyamvugisha ariko yaramubuje kunjya kumvugisha. Umusore biga Masaka wabandi wabonye Masaka. Kubera iki yamubujije? Mfana agahinda. Sisi uburenganzira bwe kuvugisha abana. Nese yavuze ngo sinemi nukagira hari yashyizeho nani nukagira yashyizeho uburinzi businda akagira hariya. Iwe mu rugo se? Nyine yabambujije ko hajya sinahagira nyine. Uvuga ngo n'abana bari mu rugo ntimushobora kuvugana? Kuvugana se kandi nta telefone bafite abanyeshuri bamwe na bamwe. Cyese umukuru ntabwo najya mpamagara. Ntabwo ujya wifuza kubavugisha cyangwa nawe ndabavugisha nawe ntabwo ushaka kubavugisha n'ubundi? Sinfite telefone ko yamburutse. Niwe wakuburutse cyane wamuburutse? Yaramburutse nge. Ariko nawe waramuburutse? Oya. Yaramburutse. Rostera yaramburutse nawe ati yaramburutse. Oya nibyo yishyira yaramburutse ngiye ko nta kibazo. Ntabwo nemereye kuhagira kuko ndashinjwa mu mudugudu mu bugari umukusambo. Urumva ntabwo nahagira bahita bamfata kugira ngo no kuvuga ngo uri gushakishwa. No muri yanyoheje ko ribu nayo ni birebire vode. Ariko niba hari by'umutungo wo mu rugo bagushakisha byo. Niba waratwaye umutungo nyamara ugomba kuwishyura reka. Narinzi ko ngiye umutungo dufitanye w'igihanga ukomeye. Nko kwakundanye. Iyo umuntu ari mu rugo, iyo umuntu ahari niyo yarya miliyoni.
aho se kurya amafaranga ari ikibazo se nyine abazishyurwa ko umuntu aba ahari ariko birampa nimba kuko nagiye gushaka amafaranga y'abandi nimba narahariye kuko niyihangane maze yashike za wenda turagana ku musozo urabona ibintu byanyu bitari busige isura mbi ku bakozi b'Imana abo ni abakozi b'Imana bamenye amatasi ngende umwana w'Imana ngende umwana w'Imana mu kwa data tumva ari ibyo kandi ikindi masura mabi bazahura n'amasura mabi ntacyo bikubwiye kuba umurimo w'Imana ajyaho icyasha kubera nta cyasha kuko mu myaka 20 nzavuga ibindi ndi kumwe n'umugore wanjye Imana impaye myaka 30 nzavuga ibindi ndi kumwe na nyina w'abana banjye wampisemo utagitinya kabwana mwe muzagire mujye mu ngo zanyu mutukunya kabwana mwicare ngesuko never mimi siyo ntabwo ndi muri ibintu reka nya ariko uni pastor kweru nirihe jambo wabwira mama bitangaza ngo abaye ari kumva iki kiganiro ndiyongere kumvugaho ndamwiyamye nange nimuvugaho uzabihanirwe ndiyongere kumvugaho nicyo ashakaho yandetse imitungo batwaye ko ari principe nambwe tugende bakwa hoteli nimba kwa imitungo nawe ufate ikibazo cya $8 usinye wende vile wende maisha mizuri mvane hindura reka dusoze kiganiro nta kinatwaye ngiye gusa abanyarwanda babyumve n'amafaranga yatwaye ntayo urayihakanye kandi wari wabyemeye nemeye iki nta mafaranga yabitangaza mfite kandi nta mutungo wundi mfite unyanditseho nta numwe imitungo mufite ntabwo ibanditseho itwanditseho kwembi nawe nta nashyize ku ruhande yindi byibuze n'imodoka turi kumwe ku modoka ashaka hiki ibanditseho itwanditseho nyine shaka kwinde nyine uso butemeye twanditseho ivode mwana mama shakira abani yaho ureke kuzana ivode reka dushimire bari dukurikiye bigano byacu byo nakagaruka shana abo tukuki nani isezerano gukunda cyane kandi nta nituruzana utanzaturisha hano sa murakoze